banyarwandakazi n'ukuri ndabashimiye. Igisubizo ku buzima bwacu. Ufite indwara zakuzonze, ufite ibibazo mu buzima bitandukanye, byose ni muganga. Ndabibwota amasimbi nimuze koze. Nitwa Mukamazima Kazahara, nkaba naragize ikibazo cyo kutabyara, nkaba naragiye kwa muganga, nkaba mushimira cyane yuko ubu ngubu nabyaye abana 2 byari byaranze, ntaho nari naragiye, hano hose naragiye byaranze, hakunda mushimira cyane, yarakoze. Nyuma yaho nza kugira ikibazo cy'umugongo, yize ikibazo cy'umugongo nahamwe umuti, nabwo narakize, ndamushimira cyane. Murakoze. Bitwesha mu nda, narahuye n'abagizi ba nabi barandoga, mwikwirwa mbuyera, ndafite ahantu hamwe mfatwa, ariko aho naganiye muganga yaramvuye, ubu ngubu ndatuje, ndi umwarimu, mfite akazi ndigisha. Murakoze. Nitwaga Joannette, mbere na mbere ndashimira muganga. Ndari mfite ikibazo cyo kugira imihango idakama, nkahura n'icyo kibazo, gusa nyine aho naganiye ivuriro rye yaramfashije, bimeze neza nta kibazo. N'abandi bafite icyo kibazo bamugana akabafasha pe bimeze neza, imihango nyigiramo ku gihe, nta kibazo mfite. Murakoze. Abari mu Rwanda, abari mu mahanga, mwese igisubizo nta handi, ni mugane muganga, ubundi ubuzima bwanyu bukomeze bugende neza. Erega burya ubuzima ni isoko y'amahoro. Indwara zose waba urwaye turakuvura ugakira, yaba ari abo mu Rwanda ndetse n'abo mu mahanga.